uzi ko ushobora gukora amakosa akomeye mu kurya ibiribwa byoroheje nk'inyanya. Usanga inyanya mu ngo hafi ya zose, aho usanga zikoreshwa mu masosi atandukanye, mu biribwa bitandukanye no muri salade. Inyanya zizwi cyane ku byiza byinshi zifitiye umubiri wacu, harimo vitamine C, potassium na lycopene. Abantu benshi ntibamenya ko uko bagomba gukoresha inyanya, ntibamenya ko bakora amakosa menshi iyo barya iki kiribwa. Niba utitondeye amakosa ushobora kubura bya byiza byose twavuze biva mu nyanya kuri iki kiribwa. Bishobora wenda no kwangiza ubuzima bwawe. Niba ukunda inyanya ndagushishikariza kwitonda, kuko muri iyi video ngiye kuhishurira amakosa 7 ugomba kwirinda igihe urya inyanya. Ushobora kuvugurura ubuzima bwawe neza, nko kumenya uburyo nyabwo ugomba kuryamo izi nyanya, ugomba kuryamo inyanya. Iki kiribwa cyitwa nyine inyanya nicyo tuvugaho uyu munsi. Dutangirire hano. Kurya inyanya ziteze zikiri icyatsi ni ikosa rikomeye cyane, kandi ni ikosa abantu benshi batazi rwose, batitaho. Kurya inyanya zitarahisha neza zishobora kukubera bibi cyane. Inyanya z'icyatsi zishobora kukubera mbi cyane. Zirimo icyo bita solanine, uburozi buboneka mu nyanya no mu birayi mu gihe birimo kwera, mu gihe birimo kwigwa, biri mu murima nyine. Iyo solanine iba nziza cyane, kuko irinda indwara ibihingwa byacu. Ariko ku muntu kurya iyi solanine bishobora kugutera kubabara mu nda, mu gifu, iseseme, ibibazo by'igogora by'ibyo wariye. Iyi inyanya ari icyatsi kibisi ishobora wenda kuba ubona zikomeye, ubona nta kibazo, kandi zinasharira. Uko gusharira rero ni ikimenyetso kibi cyane ko izo nyanya zuzuyemo solanine. Ugomba rero kwitonda ukarya noneho inyanya zishije neza. Reka noneho tuvuga uko uburyo waryamo inyanya ku buryo bwiza. Ugomba kurya inyanya, ubunyanya uko rugenda rushya, rugenda ruhinduka ruba umutuku. Uko rugenda ruba umutuku rugenda rurushaho kuryoha. Amabara yazo agenda aba umutuku, rugenda ruhinduka buhoro buhoro. Uko rugenda rwera ni nako rugenda rurushaho kuryoha. Bikageza rwose aho ya lycopene ishyiramo burundu. Ni nabwo uzirya. Kurya inyanya zamaze kuba umutuku neza nibwo wizeye ko zifite ubuziranenge neza. Uretse ko kumva ziryoshye cyangwa se kumva sinahumura n'ubyo zihumura, uzaba wirinze kurya ya solanine. Inyanya zishobora kuribwa mu ndyo zimwe na zimwe, ariko mu bushishozi bwinshi. Ikosa rya kabiri ni ukuzikuramo imbuto. Abantu benshi bakora ikosa batabizi. Abantu benshi bakunda gukura imbuto mu nyanya igihe bagiye kuziteka. Igihe bagiye kuzitekamo wenda nk'isosi, muri salade, abandi bakazikuramo bagakuramo izo mbuto, ko batekereza ko igifu kidashobora kuzisya neza, ko igifu kidashobora kuzisya, cyangwa se ko zishobora gutera ibibazo bindi mu gifu. Imbuto z'inyanya zirimo fibro, cyangwa se udutsi twinshi twiza cyane ku mikorere y'amara, ku mikorere y'igogora. Zirimo nanone ibisukura umubiri binawurinda, bishobora kuwurinda, bishobora kuwangiza. Umubiri wacu rero iyo ukora imyanda igihe urimo kwakira ibyo wariye, ibyo twariye. Ibyo rero iyo bibaye byinshi, iyo myanda ibaye myinshi mu mubiri, byawutera kwangirika. Gukuramo imbuto ugabanyije bya byiza by'inyanya twahoze tuvuga byazaniraga umubiri wacu, ibyo bintu inyanya zazaniraga umubiri wacu. Ubutaha nujye guteka amafunguro arimo inyanya, uzabitekerezeho mbere yo gukuramo inyanya no gukuramo imbuto. Ikosa rya gatatu, kumara inyanya mo akamaro kazo muri za conserve cyangwa se mu kwa kundi zishyirwa mu bikopo.
birumvikana ko duhuze cyane, ko tudafite umwanya wo kuzitunganya kuva mu ntangiriro, kuva mu gusoroma kuzageza tuzirya. Inyanya zo mu bikopo nibwo buryo bwihuse, nibwo buryo dusanga bwihuse, kuko dusanga kwa kundi tuvuga ngo turahuze cyane, ngo nta mwanya dufite wo kuzitunganya kuva mu ntangiriro. Ni ingenzi rero kuzirikana ko inyanya zo mu bikopo zuzuyemo icyo bita benzoate ni de sodium. Ni buriya iyo babika inyanya mu bikopo bazuzuzamo umunyu mwinshi cyane. Ibi bishobora kuba bibi cyane iyo biriwe kenshi cyangwa se biriwe buri munsi. Urabizi kwa kundi tuvuga nyine ngo turi busy, nta mwanya dufite wo gutunganya ibiribwa, usanga tubirya buri munsi, ugasanga turya bya bintu byo mu makopo buri munsi. Umunyu mwinshi ushobora gutera ibibazo by'umuvuduko w'amaraso, kandi ku bantu benshi usanga atari byiza cyane, kuko kubibika gutyo, nubwo kubibika gutyo bitinze wenda kwangirika zazo, ushobora kubibika gutyo bigatinda kwangirika cyane, ariko bibangamira umubiri wacu mu gihe kirambye. Niba ugiye kugura inyanya zo mu bikopo, banza urebe neza, uhitemo izirimo umunyu mukeya, zimaze n'igihe gitoya, kuko hari uburyo butandukanye. Hari ukuzibika nyine nk'uko ndabikubwiraga mu gikopo, hari no kuba zimazemo igihe kinini. Byibuze urebe zirimo umunyu mukeya kandi zimazemo igihe gitoya. Igihe bishoboka hitamo kwirira inyanya zitari mu gikopo, inyanya mbese wisaruriye zimeze neza. Ureka guhitamo izo zo mu bikopo. Ni byiza guhitamo inyanya nziza, inyanya zisa n'izitoshye, ariko zuzuyemo ibizigize byose ku mubiri wacu, kuko nizo zuzuyemo ubuziranenge ku mubiri wacu, aho guhitamo izo zo mu bikopo. Nibyo nshaka kubwira. Icya kane, tujye noneho ku ikosa ryacu rya kane, kutikorera sosi tomate yawe, sosi tomate wawe. Abantu benshi bakunze kugura sosi tomate zo mu nganda, ariko ntibazi ko inyanya wisereye iwawe mu rugo zishobora kukubera nziza cyane, zishobora kuba arizo zuje ubuziranenge, kandi zo zoroshye, kandi zinoroshye kuzisera. Nicyo nshaka kubwira. Inyanya nawe ubwawe wazisera mu rugo, kandi zikaba zifite ubuziranenge, zigufasha cyane. Izo mu nganda ziba zarashyizwemo ibinyabutabire bituma nyine ziramba, isukari, umunyu, bishobora kwangiza, bikakumerera nabi cyane, bishobora kwangiza umubiri wawe, kwangiza ubuzima bwacu. Igihe urimo kwikorera rero sosi tomate yawe, ubungabunga bigize inyanya zose, bikagufasha gucunga neza ibyo urya, kugira ngo birusheho kumera neza, birusheho kugira intungamubiri nziza zisumbuyeho. Ushobora noneho no kongeramo na tungurusumu zikiri nshyashya, ibitunguru n'ibindi birungo by'ibyatsi bitandukanye. Wenda igihe witegura iyi sosi tomate yawe, iyo sosi ushobora noneho no gushyiramo isigaye muri firigo. Niba wakoze nyinshi, birumvikana ko niba wakoze nyinshi, sosi tomate nyinshi igasigara, uyishyira muri firigo kugira ngo itangirika. Ukwiye kurya rero ushakisha uburyo bwose utarikoresha inyanya zo mu nganda, kugira ngo mbese ubungabunge ubuzima bwawe. Ikosa rya gatanu, ibi ngibi tumaze kuvuga biratujyana nko mu ikosa rya gatanu nyine, nkuko ibyo byo kwikora isosi no kugira gute, biratujyana ku ikosa rya gatanu, kurya inyanya zitarimo olive oil. Kuki olive oil cyane ku nyanya? Inyanya zikize kuri icyo bita lycopene, nibyo nakubwiraga kare, ariko lycopene iboneka mu nyanya ifite ubuziranenge bwuzuye, iboneka mu nyanya zifite ubuziranenge, zuzuyemo byinshi mu buzima bwacu, nko kwirinda kanseri n'indwara z'ubwoko butandukanye. Umubiri wacu wakira vuba lycopene iyo uvanze n'amavuta afite ubuziranenge nka olive oil. Niba rero uriye salade irimo inyanya,
utongeyemo olive oil cyangwa se huile d'olive ushobora kutabonamo bya byiza byose nakubwiye biri mu nyanya. Olive oil uretse kuba ari amavuta meza cyane ku mubiri wacu, afasha cyane kwinjira mu mubiri, kwinjiza likopene iri mu nyanya, kwinjiza mu mubiri neza. Yifitemo ibisukura umubiri n'ibirwanya, aya mavuta yifitemo ibisukura umubiri n'ibirwanya uburibwe n'ubushye bw'umubiri. Ubutaha nutegura salade irimo inyanya, ntuzibagirwe kongeramo aya mavuta ya olive oil cyangwa se huile d'olive. Uretse kongera uburyohe, ubu nongereye ubwiza bw'ubuzima bwawe. Ikosa rya gatandatu, abantu benshi nibabona ko inyanya mbere yo kuzirya bagomba kuzoza neza. Abantu benshi usanga babibona nk'ibintu byoroshye, birasa nk'ibyoroshye ariko si byiza, kuko cyane cyane iyo uzirya ari mbisi nko muri salade nk'ibindi biribwa. Rero inyanya nazo zishobora kuba zaratewemo imiti, zaragize gute, zirimo za pesticide nyinshi. Ni ukuvuga abantu benshi ntabwo babona ko inyanya zigomba gusukurwa mbere. Nibarebe uko inyanya zimeze, nibazoze. Abantu benshi ntiboza inyanya mbere yo kuzirya, nibyo nshaka kukubwira. Birasa nk'ibyoroshye ariko ntibazi, si byiza rwose na gatoya. Icya mbere, iyo uzirya ari mbisi nko muri salade nk'ibindi biribwa, inyanya zishobora kuba zaratewemo imiti yakoreshejwe mu murima, cyangwa se n'izindi mikorobe zakwangiza ubuzima bwacu. Ni ingenzi cyane koza inyanya mbere yo kuzirya kugira ngo wirinde ibyo byose, iyo myanda yose. Ibyiza ni ukuzoza neza cyane n'amazi meza, cyangwa se ukazinika mu mazi arimo ibishobora kwica mikorobe zose. Ukazinika mu mazi arimo ibintu byose bishobora kwica mikorobe nka bicarbonate de soude, bikamaramo nk'iminota mikeya, bimaraho imyanda cyane. Ukazoza, ntibibagirwe kuzoza neza nyine nk'uko nakubwiraga. Ntibibagirwe ko inyanya zozwa mbere yo kuzikata n'ibindi biribwa. Ikosa rya karindwi ni ukurya inyanya mu nda nsa. Ibiribwa birimo aside yo mu nyanya bishobora gutera ubushye, cyangwa se no ku bantu bamwe na bamwe usanga bumva ubushye mu gifu, cyangwa se ukumva bameze nabi mu nda, cyangwa se ukumva mu gatuza hameze nabi. Abantu bafite ikibazo cya aside bikunze kubaho cyane, bakorwaho cyane n'icyo kibazo. Ushobora rero kumva utameze neza igihe wariye inyanya zonyine. Kugira ngo wirinde icyo kibazo rero, ni byiza cyane kurya inyanya zivanze n'ibindi biribwa. Bishobora kugabanya iyo aside yazo. Ni ukuvuga ngo birimo glycide na proteine, ushobora wenda kubivanga. Ushobora wenda kongeramo nk'umuceri utari umweru, tofu, igihe wateguye salade nziza. Icyo gihe inyanya zigororwa neza, noneho bigatuma zitagutera cya kibazo nyine cya aside nyinshi, bitagutera aside nyinshi mu gifu. Ubu noneho ushobora kurya inyanya neza kugira ngo uzibonemo bya byiza byose zibitsemo.